niyo mpamvu umuntu w'Imana rero atajya ashirirwa niyo yaba ari mu kazi kameze gute. Njyewe iyo umuntu amamagaye urumva akampamagara pe nkuko Imana yagiye ahita ambwira ngo uyu muntu mwitabe ninjye ashaka tagashaka kugerageza ninjye ashaka no kugira ngo mu buhore kandi ni ukuri kwisumba byose David kuva natangira ivuga butumwa kuva natangira guhanura kuva natangira gusenga kuva nasenga mu myaka 10 namaze sindaka umuntu n'igiceri cy'icumi sindaka umuntu n'igiceri cya 5 kandi iby'Imana ivuze gahita bisora gahita bibona. Abantu benshi bagiye kuza kuguhamagara tubwire byageze usubiza aba bantu bibaza ati ndetse nimuhamagara ngasanga abantu benshi bamuhamagaye muri nanjye rahita mbwira ibyanjye cyangwa ibintu bibiri wenda aho ngaho imuna muge ngo mbwira umuntu witambitse mu byanjye ngo mumenye ngo umuntu utuma ntasubizwa mumenye umuntu ndogera iwanjye abantu bitambitse mu gishwanje mu torero abantu batuma ntagira ku nsinzi yanjye mu torero ni bangaye bangirira ishyari maze kumenya neza imibabaro y'iki gihe tugirimo idakwiriye kugereranwa la topasibe enema lave edra nubwiza tuzabona hanyuma y'ubu idakwiriye kugereranwa nubwiza tuzabona tuzinjiramo. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Jewe nitwa Davide ninjye mugiye kubona muri kigano nkanacyubura ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turafite umuntu w'Imana, turafite umukozi w'Imana, turafite umuhanuzi w'Imana, turafite umwana w'Imana. Ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Yitwa Rungano Innocent, niwe mutumirwa wacu umunsi tugiye kuganira nawe. Ni umuntu mwagiye mukunda cyane hano kuri Gonarike Plus, umuntu wasenganye nawe Imana imurimo murayizi. Ariko nanone ni umuntu Imana iri kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi. Ni umuntu Imana iduhaye mu gihe nk'iki, ni umuntu Imana iduhaye mu gihe gikomeye ariko nanone cyiza aho twamukurikira turi kukorana buhanga cyangwa se ahantu hose twaba turi yatugezaho ijambo ry'Imana. Mvuga ko ari mu gihe cyiza ariko nanone kigoye aho abantu batakaje Imana icyizere ariko reka mbabwira ngo Imana iracyahari kandi iracyafite abakozi b'Imana benshi kandi bakiri mu mwuka w'Imana. Muri abakozi b'Imana bakiri mu mwuka w'Imana harimo na Innocent tugiye kuganira nawe. Hanyuma rero reka tumwakire. Innocent karame ndakwakiriye. Murakoza kudakira David. Umeze ute? Bomeze neza. Nesa turaza kuganira ibintu byinshi ariko nanone byo kuba ku murimo w'Imana. Hanyuma rero nkuko abantu bamenyana no kuri Gonarike Plus dutangira n'isengesho ndagira ngo tugusabe banze dushyira imbere y'Imana kugira Imana ize ko tuba muri iki kiganiro kandi nanone Imana ize kuyikundisha abantu benshi bari buduguze kudukurikira hano bashaka kumva Imana bundi bushyashya. Reka rero dusengere. Yego reka dusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa. La tosi la bonne manda ta la vie et la sia drole. Imla haindo pe la sive la tredo shair manda la bi inevai. La sidro reve entire bi e shair mnahai be la sivo lentre de ki ado bene manda. La sive edre la shibin no ola hai benima. Amen. Hanyuma umeze ute? Bomeze neza. Urashima Imana. Ndashima Imana n'ukuri. Hanyuma Innocent nawe gatangaza gato kamwe cyangwa se tubiri kugira ngo dutange ikiganiro cyacu neza. Hanyuma ku bantu badukurikira reka mbibiri banga iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana turamubwira mu kiganiro akatubwira nimero yiwe kiri gusoza tumubwira akadusigira nimero yiwe ku muntu wifuza gusengana nawe ku muntu wifuza kuvugana n'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana ni karibu nimero yo turaza kuyisiga. Ushobora kumpamagara ukambura ariko nanone wafashe nimero y'umukozi w'Imana ntiwamubura. Ikindi ubugomba gukora subscribe kuko ibiganiro byacu ni ibiganiro bihoraho ariko nanone byo kuba ku murimo w'Imana. Ukareba inshuti yawe yihebye wumva ko ushaka ko yongera kumva Imana bundi bushyashya ukayimusangiza kino kiganiro cyangwa se ukayisharinga kino kiganiro kuko ibiganiro dukora ni ibiganiro umuntu asangiza inshuti ye ni bya biganiro byiza biba biri mu butumwa bwiza bw'Imana. Hanyuma ikindi mujya ko ijwi ry'amahoro umukozi w'Imana Innocent ntihaba ari kubarizwa umunsi ku munsi. Innocent numva amatangazo yo gutanga nayo ngayo. Hanyuma rero yego umeze ute Innocent? Bonda amahoro ndashima Kristo. Imana iri mu kazi. Urasa n'Imana pe. Nokuri. Ugaragara neza wambaye t-shirt nziza. Sinzi ngizo t-shirt zikorerwa mu Rwanda ntago mize nk'uvuga made in Rwanda. Wambaye isaha nziza ariko nanone ugaragara ubwiza bw'Imana pe. Yego. Pe Innocent tubwire. Ubundi dusanzwe dukorana uri mu bihe by'amasengesho. Mu bihe by'amasengesho ndi mu bihe by'amasengesho ndabisuza ku wa kabiri by'imisi 21. Nubona ukuntu ugaragara ntago byagaragara kuri gupfa ubusa. Umuntu uri mu bihe by'amasengesho agaragaraho ubwiza bw'Imana bukuriho bigaragara kuri mu bihe by'amasengesho. Umurimo w'Imana yaguhaye umeze ute Innocent? Ndi gukora ku wa
kane nagiye mu vugabutumwa kwa gatatu naragiye nta mahoro bigenda neza ndashima Imana ndi umutumire ko bari bahumiye ndashima Imana rero ko yabigenje neza. Ejo bundi hari umuntu twaganiriye arambwira ngo Imana iri kuza gukora mu gitondo ati iri kuza gukora mu gitondo Imana igihe cyose Yesu arakora ku manywa na nijoro. Wewe yangwise akanambwira ati David kwa kundi wari ubizi ntago ari uko nk'ukubiri ati Imana iri gukora mu gitondo tiri gukora mu gitondo yayibonye mu gitondo buriya ari ndo wayibonye nimugoroba ari ndo rubiyibone nakwika Pastor Segazuba no kuza kuvuga ngo burya sibuno we mutamenyera inosa burya sibuno no kuri pe bya kera buriya kera rukuntu abantu bari bazi umuntu ariko n'ubu ngubu ari ukuntu basige babona umuntu turabishimira Uwiteka Imana burya sibuno anyuma inosa ngiye nicaye hano nubwo mba ndi inyuma ya kamera ariko nanone ngiye mpamagare rubana nyamwishi rubuze kunkurikira wari ushaka kumva ikimukozi w'Imana cyangwa se icyumuhanuzi w'Imana ari buze kutubwira. Yego keretse niba uvuga ati ubu ngubu mu minsi yashize nari umuhanuzi ubu ngubu ntangiye kubivamo ntangiye kujya gukora ibindi bintu. Kudasenga kuri njye no gupfa uretse no kuri njye n'abandi bose kudasenga no gupfa bivuze ngo isengesho ribuze iko gupfa ubuzima bwahagarara ubuzima bwahagarara kuri njye sinshobora kureka gusenga nta n'ikintu gishobora kubimbuza. Aba bantu baba badukurikiye baba bashaka kumva umukozi w'Imana ni cye kiremo muri iyi minsi ahagazemo. Hari uwo tukunze kuganira sinzi impamvu ndi kumugarukaho ubura nuko mukumbeye cyane Pastor Sekazuba yo kuze kumbwira ati amavuta nari ndimo mu minsi yashize nibyo kuko nari ndi mu kirere cyiza ariko uyu munsi wa none amavuta ndimo nandi mashyashya mbere yego byari byiza ariko ngo ni byiza kurushaho. Uko bukeye nuko bwije uko umuntu arushaho gusenga njye ntago nafashe birabe nshaka amafaranga kuko amafaranga nziko Imana yatanga nafashe birabe ndi kuvuga ngo Mana nyongerera imbaraga mu bihe nk'ibi bikomeye bigoye aho abantu bari gusubira inyuma kubera ibihe rero nyambika imbaraga undinde gusubira inyuma kubera ibihe turi kwinjiramo noneho mbashe gusenga no gusengera abantu mfite imbaraga z'Imana zirutizo nari mfite mu bihe byashize. Abantu bari gucika intege bitewe no kwisiri kugenda ivuduka ku muvuduko none bakabona ubuzima bwo kubaho burahenze cyane kandi baracyaryohewe n'isi kandi Imana yagiye bavugaho. Ariko iyo umuntu w'Imana arimo kureba ko ibihe biri kugenda birushaho guhinduka we ahita yongera amasengesho cyane we ahita asenga cyane kuruta uko yahita abona ibihe bikamutera ubwoba we ahita kubita amaviyoroje hasi no kwiriza akagabanya amafiriti akagabanya kurya hanyuma akongera amasengesho. Yego kandi David ntago dusenga kubera ko dufite umwanya isi ntago ibitwemerera turiyiba turacomoka tugasenga kuko ubuzima ugiye gusenga ko wabonye umwanya ari ugusenga kubera ko wabonye umwanya ntago wasenga kuko ushobora kubaza umuntu ufite kenkayori yirirwamo kuva mu gitondo kugera nimugoroba ari kwakira abakiriya yabona umwanya wo gusenga ntago yabona umwanya rero iyi si usanga nibyo ari ibintu byatumije abantu bagwa pe urumva iyi si umuntu aracomoka akavuga ngo nubwo ndi muri ofisi kuva mu gitondo ukagera wenda saa sita bakajya kwiyakira we agomba kuvuga ngo reka mfate umwanya mu mwanya wo kuba najya muri pause ngo niyakire reka mfate iminota 20 cyangwa 15 ngende nihererane n'Imana mvugane n'Imana ugapfuka mugasenga ahantu runaka cyangwa se ijambo ry'Imana iminota 15 kongera ugasubira mu kazi. Niyo mpamvu umuntu w'Imana rero atajya ashirirwa niyo yaba ari mu kazi kameze gute ariko umuntu utarasobanukirwa neza akazana impamvu ngo nyine akazi kabaye kenshi ngo mudusengere mugire gute mu by'ukuri birakwiriye ko nubwo ari mu kazi afata time afata umwanya akabanza kwisengera nawe akaguhamagara nanjye akampamagara Imana ikagenda nyine iri muri finissage kamubwira ati ibihe wafashe gusenga amasengesho wakoze ndi kumwe nawe business yawe ndayikomeje ikibabajira nuko iyo bahombye ariho baza gusenga. Ari umukozi w'Imana yitwa Claudine hari ndi kumusuhuza mberetse kugana nawe agiye buvuga butumwa mu Bugesera iravuze ngo ariko abantu rimwe na rimwe akuntu bagondoza Imana urugero uricaye nk'ubu Inosa no w'imusanze urukumva ko Imana kugenda igakoresha Inosa imirimo n'ibitangaza yego ntufashe n'uwo mwanya ngo ujye kureba Inosa ahantu hari kandi no kumanuka gakeya ukahagera Imana igakorera imirimo n'ibitangaza ukitahira ni ukuri pe hari umukozi w'Imana Imana ikumukoresha imirimo n'ibitangaza reka mpagere kutajyayo kubera icyo utaza
kubera icyo utazi ariko buriya David ni byiza ko tugomba no gutera Namani umugabo mukuru w'Isiriya byari ngombwa ko atumira Elisa akaziwe urumva ariko bavaterekana izamukire nje kumwirebe abantu muri abantu nuko batazi guhindukana n'igihe kukimana nidahinduka ariko ibihe byo birahinduka kandi ibi biduhindukanye dufata inkamba nshyashya byari ikintu cyaneje David hari umuntu wavuye mu gihugu arimo sibyo ni muri byo muri Afrika aravuga ati Noseni nshingiye kuntu uri umukozi w'Imana twahuje kareba ikiganiro cyawe nkabohoka ngiye ngiye kuza kukureba ari wowe unzanye kandi sinkubwira ibyifuzo byanjye ngiye kukureba ari wowe unzanye dusobanuye neza iyo nkuru yarakubwiye ati ngiye kuza ari wowe unzanye mve mu gihugu cyanjye nje aho ngaho ndahagera i Musanze byanga bikunda kandi ndizera ko Imana izakora iby'imbaraga ni ukuri pe ariko akimara kuhagera Yesu yahise avuga ngo kubw'umuhati yagize byonyine gusa nkoze ibi irangira avuga ngo ayisubirireyo byarangiye ahita avuga ati ni ukuri mudasenze ibyo ari byo byanzanye mudafashe agakareka ko gusenga Yesu aba yabibonye Yesu aba yajomere byarangiye twarasenze gato Yesu arajomera birarangiye nuko abantu batafata icyo kintu nk'ubu akizera akavuga ati ngiyewe rwose ngiye kuri umukozi w'Imana kandi numvise ko arimo Imana kuza byonyine niba umuntu ataguhanurira no kuntu ubohokiye mu mutima nabyo ni ibintu bigufasha kwizera cyane byonyine kwizera kugeraho umuntu w'Imana ahagaze ukava muri location imwe ukajya mu yindi location ukava aho wari ukajya ahandi byonyine kwakandagira kuhagera kuvuga ngo uwite ndizeye umuntu byonyine ko ansuhuje cyangwa se ko tuvuganye byonyine hari icyo uri bukore ntago Imana ishobora kureba umuntu uvuye yara akajya ahandi avuga ngo ni umuntu w'Imana kandi koko ari umuntu w'Imana ngatahira aho ngaho ntibibaho hari umuntu wamamagara ambye ariko David nkatubwiza ukuri bahindutse ari abakozi b'Imana kandi Imana babwira ibintu by'abantu bayo kuko bya bintu ni ibyanyabyo ngo ikimugeraho ngahita amenya ibyawe byose ngo bya bintu ni ibyanyabyo umuntu yambaje kibazo arambye ati David tubwire koko bahindutse bya bintu ni ibyanyabyo kimugeraho Imana ihita imwereka ibyawe byose nkakabireba neza urugero rwihuse David ni ibyanyabyo ngewe iyo umuntu amamagaye urumva akampamagara pe nkuko Imana yagiye ahita ambwira ngo uyu muntu mwitabe ninjye ashaka tagashaka kugerageza ninjye ashaka no kugira ngo mubohore ahita amubwira ati dore impamvu mpamagaye ni rimwe kabiri nkamubwira ati ni ibi ngibi sibyo haba n'igihe Imana umuntu ampamagara cyangwa akanyandikira nkuko Imana akambwira ngo itonde gato wimufata reka nkwereke ikiri muri we impamvu bitari ngombwa ko umufata reka nkwereke ikiri muri we hamara kabira akantuka ati bakozi b'Imana mu mutima utitaba abantu ati akantu ngo sinamwitabye kandi Imana yavuze aho hantu reka twasesengure neza umuntu ashobora kuguhamagara Imana ikahita imukoreka wese agatinyereka wese none kakubwira ati phone yitabe cyangwa se yireke Imana ni guhitamo wowe witaba tubwire neza nuvuga ngo hari umuntu amamagara sibyo akamamagara nkuko Imana agahita ambwira ngo uyu muntu mwitaba ashaka kuruhuka mu mutima kandi yihaniye gahita binyereka hahita mfukama nkasenga kandi ni ukuri kwisumba byose David kuva natangira ivuga butumwa kuva natangira guhanura kuva natangira gusenga kuva nasenga mu myaka 10 namaze sindaka umuntu n'igiceri cy'icumi sindaka umuntu n'igiceri cy'atanu nkuko Imana arambwira ngo uyu nguyu mwitabe hanyuma umubwire ibi ngibi nibyo bitume aguhamagara araremerewe cyane bikomeye sibyo hanyuma undi akaba yampamagara nkuko Imana akambwira ngo mwihorere ashaka kukuremereza reka nkwereke uwari we nta mwitaba akongera akandika message nkuko Imana akambwira ati yihore ntuyisubize atereka nkwereke uwari we akeneye kubohoka mu mutima gusengerwa ngo yihane ariko ntagashaka guhinduka urumva noneho ngewe kamwihorera byashira kabiri akanyuza message agatepinga ntuka bene nko muntu ubuteye gutyo mufashe iki ngo muri cyo mufasha manza kumwarikira message mubwira ngo ni umuntu ashaka Imana ntagavuga nabi mwituze no mubyengera n'igisubizo cyuzuye hanyuma umuntu avuze nabi gutyo nta kindi nkora kuko Yesu yamaye kwiyakira mu mutima ubu nta kintu umuntu yantuka kibaho ngo kimbabaze
kandi mbabarira umuntu mbere yuko ariko bure ukanafata niwe by'amasengesho yo kumusengera ngiye mpita musengera ako kanya directement mpita musengera kuko nta gihe mfite cyo gukererwa kandi no kumusengera nakaza Imana yampaye ngomba gukora kandi ntazahimbwa n'umuntu yaguhamagara ntumwitabe yanagutuka iyo amaze kunduka nyine tayari mu mwuka Imana yamaze kunyereka icyo ngomba gukora no kumusengera ntago namusengera musabira amafaranga namusengera musabira gukizwa umuheza umutima uciye bugufi kuma umutima uciye bugufiya no gukizwa bya nyabyo no kwizera yuko mu gihe cyose yahindutse mu gihe cyose yamaze kumva umutima ushaka Imana ishaka n'inyota by'Imana asenge ahita abwira Imana ngo Mana nganyoreza umuntu wa nyawe ushaka atuma umutima wanjye utuza icyo gihe nshobora kongera kumuhamagara niyo hasi ya minsi 3 nanga 4 kamwihamagarira cyangwa 5 cyangwa 1 nuko Imana kamwe ngongera muhamagare kamuhamagara kandi by'Imana ivuze agahita bisora agahita bibona wenda nk'abantu badukurikiye hari ukuntu bafite ibibazo by'amatsiko reka mbabarize nk'umuntu dukurikiye wifuza kuba yaguhamagara ashobora kuhita yibaza ati burasa abantu benshi bahamagaye ese abantu bose bari buze kumuhamagara bose arahita babwira ibyabo cyangwa hari ukundi kuntu ari buze kubitwara abantu benshi abantu bagiye bampamagara abantu benshi cyane sibyo ariko harabona itaba kuko n'ubundi tuzi neza ko abantu benshi bagiye kuguhamagara basanzwe banaguhamagara ariko uyu munsi baraza kwiyongera kuko twabivuze niba uri mu bihe by'iminsi ngahe 21 ukibiri muracyari mu mavuta meza pe uracyarimo neza aho ngaho rwose sinzi naho satani yamenera ntawe yamenera niyo mpamvu abantu benshi bagiye kuza kuguhamagara tubwire gerageza usubiza aba bantu bibaza ati ndetse nimuhamagara ngasanga abantu benshi bamuhamagaye muri nanjye arahita mbwira ibyanyu cyangwa se abantu benshi gerageza tubasubize neza hari uburyo umuntu ashobora guhamagara ubundi guhamagara umuntu ntago arupfa guhamagara hari ukubanza gusenga n'icyo Imana ushaka uyu muntu nimuhamagara Mana ese muhamagare uranyemereye muhamagare nshobora kubohoka Jahunda kuvuga ngo Imana hari 7,000 bitarapfuka bayari uko nsenga hari nabandi bari gusenga haraho baherereye nabo basenga sivyo bafite umwuka w'Imana bafite ishaka n'inyota byo gukiranuka nkuko nanjye mfite ishaka n'inyota byo gukiranuka haraho baherereye rero hari igihe umuntu ashobora kumpamagara yampamagara ati wenda atabanje kubisengera nawe ngabwira Imana ngo Mana nyobora kuko hari igihe umuntu ashobora guhamagara nawe agahamagara apfuye guhamagara atabw'Imana ngo imuyobore ugasanga huye n'ibibazo kugira ngo agire umutima uhembutse agahura n'ibibazo ugasanga agiye mu kirere kitari iki wahamagara umuntu kumva yise avuga ngo kugira ngo ibyaye bikemuke kora ibi kugira ngo ibyaye bikemuke kora ibi urumva bagiye mu kirere kitari ice byatuma umutima ukomereka kandi wangirika kuko hari igihe umuntu ashobora guhamagara umuntu ngo uratanga ibi ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo nta nubwo bikwiriye ariko iyo umuntu agize gutya agasenga ngongera ku muntu wa nyawe akashobora kumpamagara wenda n'urugero cyangwa se agahamagara n'undi Imana yatoranyije wenda nkaba namubwira wenda Imana ikambwira ngo mubwire gutya ko agiye kubigenza na gutya ko abigenza nibwo Imana irakora iby'imbaraga kandi David nuko igihe abantu banampamagara agenda abantu bampamagara bavuga ngo watubwira ngo none ngo n'umuntu ngo utuma ngo ntabona umugisha n'umuntu utuma ntabona umugisha nanga abantu bitambitse kabaza nakakubaza abantu badukurikiye cyangwa abantu bitambitse mu byanjye bimeze gute ibintu bibiri wenda aho ngaho bimuna mvuge ngo mbwira umuntu witambitse mu byanjye ngo mumenye ngo umuntu utuma ntasubizwa mumenye umuntu ndogera iwanjye abantu bitambitse umugisha wanjye mu torero abantu batuma ntagira ku nsinzi yanjye tumutora ni bangaye bangirira ishyari bangaye bangambanira rero ariko uwo muntu nawe nyaba afite ukuri bashaka kumenya bamwanga ariko wenda Imana ikora abafite ukuri uruhande rwe ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo ntacyo bibwiye Imana aho Imana ishaka mushakaho Imana ibimushakaho no kugira ngo imuhereze intsinzi imbere y'aba bantu atanazi imuhereze kuko ababonye aramutse abamenya ashobora kubagiramo akabagendera kure akabageramo bikazatuma batareba insinzi akagaragaza bikazatuma batareba insinzi ye hari igihe yabamwereka hari n'abimana yanyeretse yambwira ngo mubwire ngo ahangaha n'ahangaha ntazongere kuhatinda kubera ko hari uburyo hari ibyo Imana ishaka kubohora kandi acyari ntago byashoboka hari igihe rimwe na rimwe Imana ibikubwira ariko ntikubwire umuntu wari kuko ikubwiye umuntu wari we icyambere ushobora kujya mu mubiri kuko ntago wacuruza miliyoni 5 miliyoni 10 ngo zishe Imana yakoze umuntu wabiteye wahita ujya mu mubiri tayari kandi Imana ishaka ntago ngicyo ari cyo kigisha ari gishimwe umuntu wabuze neza atabakozi b'Imana gatubizaba imbaraga batafite bakabasigira nk'Imana kandi n'abantu kandi ntago turi Imana turi abantu yego rero iyo bimeze gutyo Imana icyekorayo mu bumana bwayo hari igihe ivuga ati urugusenga ngo ni bandi bahagarika umugisha wawe ngo ibakwereke wowe Imana igahita ivuga ati oya iryo sengesho reka nkwereke ugiye kubigenza
ngiye kuguhereza umugisha hagati y'ababandi bakuroga Y'abanzi banakwanga bawe. hagati y'abanzi bawe banakurwanya batabona ko byashoboka kubera ko utabazi uzanabajyamo nubajyamo babona imirimo y'Imana n'ibitangaza Imana iri kugukorera bahite bakizwa bavuga umuntu twamugiriye nabi bihane twamugiriye nabi Kandi buriya- ntazabyare ntazashake ntazabona amahoro ntazabona agaciro ntazagira ibyiza bimuzaho hanyuma Imana ibyo byose ikabikora bahari babirebesha amaso yabo bazahita bazavuga ati burya nitwe twitwara kuzengereje ariko tubonye ko Imana ikora ari Imana yo kwizerwa yego hari umuntu wambwiye akantu keza arambwira ngo mu mugisha Imana itanga uvuze akantu ko kuvuga gukizwa Yego. yavuze ngo mu mugisha Imana itanga ngo ni urubyaro ngaki ikintu ushobora kuba wakorera Imana kikayinezeza ngo ni ukubona ukijijwe icyo kintu cyonyine umugisha wa mbere ni ukuri David si n'urubyaro rega kuko n'abapagani barabyara umugisha wa mbere ni agakiza umugisha wa mbere Imana iha abantu yego ni urubyaro yego ngaki ikintu cy'ingenzi wayikora ikanezerwa ni ukwihana agakiza pe ukagenda mu nzira zayo agakiza ikintu cyonyine yego gishimisha uko wabyina uko wakora uko watanga ibintu icyo kintu utagifite yego tidakurahiye yazigera kumva na rimwe icya mbere ni agakiza burya ni ikintu kiremereye yego umugisha Imana itanga ni urubyaro yego kabiri ni agakiza Yego. agakiza ntikabonwa n'abantu bose ariko Oya. n'ak'abantu bose kagenewe abantu bose kagenewe abantu bose ariko abakakira ariko abakakira ni bakeya uwo muntu yambwiye ikintu gikomeye arambwiye ati ikintu cya mbere wakorera Imana mu mutima we uguwe neza iyo ukijijwe ndetse ye wajya ujya no kuryama ikabanza igasasa naho ugiye kuryama Yego. ikabanza ikahategura Agakiza. waba ugiye kurya ikabanza ikareka ibiryo ugiye kurya bimeze neza kuba ufite agakiza agakiza Nowa kuki ubatsi iyo nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imisozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobera Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure hari igitabo kivuga ngo natwe ariko inosa urukunshuka kandi tutaganira ibintu byinshi ariko utakuntu utangiye gufasha ariko reka nizere ko n'abantu baba badukurikiye mwese muri kugenda mufashwa maze iminsi ndi kugendana ijambo rivuga ngo twige ngo twumve turebe ariko na rotegire ute tuniki ushobora gukurikira ikiganiro ugahamagara Innocent ibyo akaguhanurira Imana ikakuvugaho ibintu byinshi ariko nta gakiza ntacyo byaba bimaze igitabo cya gatanu kivuga ngo Nowa yumvira Imana ihoraho yinjira muri ya nkuge vuba yinjirana n'abandi bagirirwa imbabazi ubwo Imana ibakingira urugi nuko abantu baraseka cyane bakomanga ku rugi bavuga bati Nowa sohoka imvura irahita witubesha ngo uri mu rugendo nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo azasohokamo none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu ahangaho rero natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka ahangaha niho nashakaga niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo niba ushaka kugaragara neza nka ngwino wihitiremo Innocent umvaza nkubwire urimo Imana pe iyi minsi 25 mazimo ibintu bibi uziko ndimo kukubona ngira ngo ndi muntu mushaje tutaganiraga imbaraga z'amasengesho n'abantu mwumbwira uyu muntu muri kubona hano ndi kubona ngira ngo ntago ari umuntu twaganira ariko Innocent hari abantu njye nibaza nk'umuntu uzapfa atamenye Yesu ari mu gihombo gikomeye nk'umuntu uzapfa atazi Yesu ngasukugongere ko aya mahoro abarokore bagira uziko umuntu ukora ajya kuburara ariko yakubwiye ko Imana amubwiye ngo uzarye ngiye kuva natangira akajyama yishimye kuva natangira gusenga sinkubeshye sindicuza ngo nasengeye umuntu ngo ntacyo yampaye sindabyicuza kandi amahoro Imana itanga ntagira akagero ntagira nahagarukira bura ntasha ari njyangira
abo twatangiranye gusenga Shari mu izina rya Yesu. twatangiye gusenga abantu bamaze kugera kure ariko Imana inyereka kari mu buryo bubi Yesu arambwira ngo komera humura nta shari njya ngira ngewe narabwiye ati rwose njya mbwira Yesu ngo Yesu nkomereza amaboko ndinde uru rugendo nzarusoza amahoro kuko iyi si turabimukira David buriya nuko abantu batabimenya ni byiza ariko tugira ibintu byose byinshi tugatunganirwa ariko iyi si turabashitsi turabimukira turigendera ejo bundi hari umuntu twari turi kumwe hamwe mu modoka arangije arampamagara nari ninjiye mu modoka ahita ampamagara ngo David ngwino wicara hano nakumenye jewe ntago nari muzi mu by'ukuri kuko abantu baba badukurikira hano muri benshi pe abantu mu nkunda njyewe noneho mukankuna nuko natumiwe na Innocent muri benshi yego si urugero noneho uwo muntu yarambonyeho arangije abwira ati David ngwino hano nakumenye ngwino twicarana twe tugiye i Kigali urumva turagenda turi mu modoka kimwe turagenda turi kuganira tugeze za Nyirangarama turasohoka dusohotse yewana umuntu ndagenda uwo muntu we wamenye njya kugura utuntu nawe ndamuzanira yari yasigaye mu modoka hangije yambwiye ati David ngo kubera ko unguriye ntabwo ati none se ko twicaranye nakugenda ndya utarya yego hangije yambwiye ati David rero ati mu by'ukuri nta mafaranga mfite Imana igukoreye ngo babantu ukorana nabo ngo bakora bagusangije asiko ngiye kuvuga inkuru ndende we ayavuga nta kibazo urumva hangije yambwiye ati nkariko ukuntu abantu dusigaye tumeze nkureba nk'abantu ntago basigaye bamenya ko isi iri kurangira ko bashaka baba bishakira imirimo myiza atumbwiye kukwatiraho umugisha kandi David muzawubona yagiye ambwira ibintu byinshi ambwira ukuntu twageze mu minsi y'imperuka buri muntu wese asigaye yireba akantu gato nari inkuze ugenda ukagura ji David umugisha ntago bawusengera barawukorera urakoreye umugisha ushaka gusanga warakoreye umugisha kuruta umuntu wazamutse imisozi ariko urumva ari gusenga ariko nta gikorwa gikomeye yagize gute yaba yakoze umuntu ashaka kuzamuka umusozi wenda yiyirije sibyo kuba yiyirije ahubwo kuvuga ngo ibyo yakagombye kuba yarafungura uwo munsi akabihereza umuntu yagiye ambwira arambwira ati David nkuko aravuze iby'agakiza nk'abantu bashaka agakiza n'iki ibintu byose bakabana n'abandi mu mahoro yarambwira ati iyi minsi ntago wabona ko twageze mu minsi yanyu ati sibyo ko twicanye abantu bose basohotse hari undi muntu waje avuze ngo tereka nguhe ntawe iyo ni nyeri y'umuntu ufite agakiza yego akantu gato iyo ni sayini y'umuntu afite agakiza muri we urumva umuntu ufite agakiza muri we ntabwo yitekerezaho we wenyine atekereza n'abandi we niyo muntu ufite agakiza buriya wowe niyo mpamvu gusengera umuntu wamusengera kandi bigasohora bigakunda bikemera nkaba nkawe buri wese akoresha impano ye njye nzakoresha impano yanjye ariko da bede biterwa n'uwo nasenye nuko yizeye none se wagize ngo umuntu ushaka kumufungurira kuriya ukamugira neza wenda ugakora nk'icyo gikorwa uzi ko yahita avuga ati Mana we ndagushimye agahita afata ibi akavuga ngo Mana ndagushimiye uhimbazwe ukoresha umukozi wawe akoze icyo nakagombye kuba mfite akoze icyo nakagombye icyo ntari mfite uramukoresheje ndakibonye uhabwa icyubahiro wenda akavuga ati nemaze iminsi ndi gusenga nasoje ibihejo narabuze isukari none iyo ji uguze mbonye isukari mu mubiri hanyuma Innocent ntago nshaka kugutindana cyane mu kiganiro kandi ntago nshaka ngo tuganire ikintu kimwe ndashaka ngo tuganire ibintu byinshi biba byiza iyo nkane n'umuhanuzi umuntu uvugana n'Imana burya bari umuntu w'agaciro no abantu bamwe batabimenya buruzarebe kuba uzanyina kana kukomeye bituma utambuka kuri bariyeri yaho warugiye cyane bantekeza ko nagiye kwa president yewana wagera ukavuga ati president turaziranye ugatanga utumenyetso ngatunga tuma muziranye ndekeza ko kuri bariyeri batagutangira nibyira protocole nyinshi ahubwo zaje cyangwa se ngo president hisamaga kucyo bakavuga ati uwo muntu mureke yinjire ndekeza ko nta wagusubiza inyuma n'ikindi gihe wazahanyura n'ikindi gihe bazaho bati umuntu we mumuritse no mu muhanda wanyuramo bagushakira abantu batari buza kubyumva vuga ko ikintu ngiye kuvuga ni ikintu gikomeye ku muhanuzi w'Imana ku mukozi w'Imana abantu bajya babona umukozi w'Imana bajya bamureba banamutinya mu isi y'umubiri abasuzuguritse urebye mu isi y'umubiri wasanga Innocent nta kintu ari cyo akugiye mu isi y'umwuka ndi umuntu uremereye cyane umuntu uremereye abantu babyibuka neza kino kintu ningivuga uzarebe iwanyu mu quartier kuntu wagiye ukura iyo bagufite ababyeyi babakomeye wariyenzaga icyo kintu gitekerejeho ndi kuza ngo niba umuntu ashobora kuba proud y'umubyeyi we kubera ko batunze bafite amafaranga akamva ari fieri yabyo
muri iki gihe ntaba proud yo kuva ngo ndi umwana w'Imana kandi tubanye neza kuko njye ntaba ndi fier yayo niyo mpamvu nahise mfata Bibiliya ndavuga ati ngiye kuzijyana nzikoreye gutyo no mu mutwe mfata zigendane ndi fier yo kuba nkorera Imana ndi très fier kubera ko nyine numva nabijyana meze gutya nimba nabifata gutya nimba nabijyana nte nyine kuko ndi fier kuba ndi igikoresho cy'Imana yego niba wanyu mukuba kome nkanje wacu muri quartier sinye kubivuga rukono wenda vie abaga ari umusore nta wamumenyera aroba nanye najya ku ruhane nkane buvuye ko nari umusore nanye nabona kandi atisha kandi navuga ngo sha bakahita taramu mureke no kwa kana ndabana kwa kana kase muri abayobe ariko nakoze nama ndabana kwa kana kamuri abayobe hagira umuntu umukoraho abantu bose baga bafite uburenganzira baraza kwiyama bafite igitego cyo kungira inshuti baraza kwiyama aha iki kintu kiza kumvikana none tekeza umuntu nka Innocent Imana ituma ubutumwa bwayo bwa mu magambo makumanuza abahagarariye iki hano ku isi ni intumwa y'Imana ku isi ni igikoresho cy'Imana no ku isi kuko Imana muri cya gihe Imana yoherezaga abamarayika marayika umwe Imana ashobora kuza muri nge akambwira ngo Imana ikoreza marayika injira muri Innocent hanyuma umujyane ajye kuvuga hariya hirya ajye kugira ibyo avuga biri bukiza abantu biri burengera abantu biri bituma abantu bahembuka bave mu byaha bajye mu gakiza bareke gukora ibibi bakore byiza hanyuma ababwire nuko bashobora kubigenza kugira ngo ahari ibihombo n'amarira n'agahinda biveho aho ko habeho inyungu n'ibyishimo n'agakiza genda uko Imana kanyura ko bati caha unyuraha ucaha unyuraha paka ngeza aho Imana yashaka kugira ngo ngere kandi ko niko kuri ngiye nyoborwa n'ibimenyetso ngenda Imana inyobora ikubwira ati kataha nyuraha kataguca kandi ko niko kuri abantu nibashaka babyemere babyumve kandi ko bimeze kataha nyuraha genda gutya ngo tumye hariya ukagenda ukamubwira umuntu ahubwo atumva ko Uwiteka akuntumyeho akambwira ati nukuri ati ibi ngibi umbwiye ati bumbwiye nanabirose narose umuntu nkawe Imana izira umuntu yabanje no gusura mu joro bitewe nuko yasenze ashobora kurota ari guca mu nyanja iyo nyanja iri gucamo hejuru ariko ari mu bwato wenda Imana ikanyohereza nkamugeraho wenda Imana ikambwira ati mubwire ngo ndi Imana imukuye mu nyanja y'ibigeragezo icyo gihe itavuga ati Uwiteka iri joro yansanze ariko ubu ngubu arakomfurimye yuko koko ari ubikuyeho icyo gihe niyo bigiye kuza ntagagira ubwoba aravuga ngo Kristo mbere yuko ibi biba Kristo yavuze ko bigiye kuvaho ko ibi bigiye kuvaho yego rero abantu benshi basenge Imana yacu irakora ni ukuri Imana irakora irareba hari umugabo mwaririmye ngo abakristo twe tugenda nibanga ibigeragezo ntibikadukanye Imana ibanza yabitubwira cya gihe tuba twicaye ku karago abakristo tugenda nibanga ibigeragezo ntibikadukanye Imana yacu ibanza yabitubwira cya gihe twicaye ku karago Imana ibanza yabitubwira cya gihe twicaye he ku karago buriya gusenga bitanga amahoro gusenga bitanga amahoro mu buryo bukomeye mbaze kino kibazo Innocent singomwe mukinsubize kuko ndabizi we ikisubizo wansubiza ku bantu badukurikiye mu nyandikire comment kuko kugira ngo ugire amahoro y'ibihe byose no kugira ngo ugire ibitunzi bwa hano kwisi bitagira amahoro wahitamo iki Innocent wowe ntago ngikubaje wahitsubiza ntago ndasubiza ntago ndigusubiza abantu munkurikiye mugeze kuri uyu munota muri kunyumva aho kugira ngo ugire amahoro y'ibihe byose sibyo nubwo hano kwisi nta mahoro yuzuye twabona ariko ukagira amahoro meza hano kwisi cyangwa se no ganga Imana iguhe byose umuntu akeneye hano kwisi ariko nta mahoro bifitiyemo ukazapfa ubuzima bwawe nta mahoro bifitiyemo wahitamo iki Innocent nawe nkaye uburenganzira wahitamo iki shika nkubwire wahitamo iki amahoro ava ku Mana
ntagira akagero eh buriya naho iby'isi byose byashira ugasigarana amahoro umva nkubwire ni ukuri kw'Imana njyana navuye mu rugo ndi kuvuga ngo buriya inzu ndimo niyo yasha yose bavuga ngo irahiye yose nta kintu murakabati yose ufite amahirwe amwe yo gukuramo ikintu kimwe gusa iki wakuramo iki ikintu sa nizi igitabo cy'indirimbo na Bibiliya nika y'amasezerano cyakora ibi ngibi ni ukuri kw'Imana kwisumba byose inzu ihiye nakuramo igitabo cy'indirimbo na Bibiliya nika y'amasezerano byonyine ukavuga ati ngera ibindi byose nabyashaka bikagenda bigasigara ukabisiga yego ubu ni ngewe gusenga bitanga amahoro David bitanga amahoro niyo nabura ibintu byose nkunda ariko Imana ikanyishimira ikamamara umutima ikibazo yibajije hano ndi muntu wigeze kukimbaza arambye ngo David ngo wewe ngubona nkubu ubaye hano kwisi Imana ikakubwira ati usigaje umunota umwe ugapfa ati ko mu munota umwe usigaje nkupfe gira ikintu kimwe usaba wansaba iki sha umva uretse kwibwira ngo Mana umpe ubugingo umbabarire ikintu cyose cyatuma ntabona ubugingo ukinkure mu maso umpe ubugingo none umuntu ayikimbaje turi abantu benshi abantu bahita bavuga ati Mana ati ikintu kimwe ntabwo nayisaba nahita nyibwira ati nsubiza ubugingo bwanjye mbona akanya ko kwitegura reka ngo nsubiza mu buzima ngo mbona akanya ko kwitegura Imana itegura umuntu se kari itanga ubugingo wako kanya guhita mvuga ngo mbabarira kwitegura ugahoramo n'ibindi bizazana kandi ngo aya mahirwe ngo yigende mu mahoro cyangwa ugasanga hari ibihe biryoshye uhisura n'ibihe biryoshye ugasanga wise wibagirwa uwo mwana directive uvuze ngo nsaba ikintu kimwe ushaka kimwe eza umugaragu wawe nicyo leta mvuga eza umugaragu wawe inyezo ntunganye untware nditeguye nta nubwo mfite gusubira inyuma inyeza nditeguye untware yego nicyo gusa nta mafaranga nta n'ikintu nta nubwo navuga nta nubwo nayihenda ngo mpereze indi minsi ngo nitegure ngo iminsi 10 nawe ati uwo munota wampaye usigaye nta kibazo uwo munota umpaye wonyine ni amahirwe arenze ni amahirwe aboneka rimwe mu bihumbi miliyari na biliyoni na triliyoni na biliyari hanyuma ino sa tugiye kujya mu ijambo ry'Imana abantu bankurikira bazi neza ko nkunda ijambo ry'Imana ariko nanone cya kintu nari kuvuga ngo bigize amahirwe kuba twagana n'umuhanuzi nkawe ino sa tubwire umukristo w'iyi minsi yitwara ati umukristo w'iyi minsi agomba kugenda nyine ni ukugira indangagaciro ya Gikristo nyine akamenya uwo akorera uwo ari we ikindi agakora ibijyanye n'ibyo Imana ishaka ko umukristo wo muri iyi minsi agire kunyurwa nibyo bitumye abantu kenshi bava mu byizerwa umuntu utagira kunyurwa rero akora ibitandukanye n'ibyo Imana igize gute n'ibyo Imana ishaka umukristo wo muri iyi minsi cya mbere asenge yego kabiri yige guca bugufi harimo kwihana yego gatatu yirinde bigare asenge nkawe ntasenge nka nyirakanaka hari ugusenga nkawe hari n'undi muntu usenga nka nyirakanaka akumva umuntu yavuze ngo ubwo nyirakanaka afasha yitatu ureka mfata yirindwe kandi mu by'ukuri oya ari ryo rukora ariko mu by'ukuri nge nayafashe ntabwo uruzi ko wafaraho urwigane mw'abantu mwe urwigane rigiye rukora hari icyo bita ishaka ry'ibyiza kubera ko nasenze Imana ikankoresha iby'ubutwari n'undi muntu agahita avuga ati nanjye kansenge nanjye ndasengera abantu wowe nashobora gusenga urumva nasenga Imana ikankoresha nkasengera umuntu urumva wenda umuntu agahita avuga ati Innocent kubwo amasengesho wasenze ikiganiro mwakoze narabohotse nguriye David imodoka we wagutumiye kandi shaka umuntu wamyenga zampa imodoka kandi n'ubuhanutsi bwaragize uzayibona humura noneho kubwo abasengesho nasenze nguriye David imodoka umuntu wamyenga wa muntu we niba unkurije ufite amafaranga wampaye iyi modoka yanjye Imana yanyimiriye ntago nzi ngo ninde uzayima ariko mu by'Imana bampanuriye abantu Imana yambwiye yego sibyo mu by'Imana yambwiye ko ari umuntu uzampa imodoka sibyo yego hari umuntu uzampa imodoka kandi iyo modoka uwo muntu uzampa imodoka kizaba yirekuye kugira ngo umuntu imwongere izindi modoka nyinshi ikora umurimo w'Imana uko wenda Innocent reka mvuge kino kintu abantu bacyumve neza mw'abantu mwe nge nigeze kugira ikibazo cyo kuba narekaho n'umurimo w'Imana nkora wo kuganira n'abakozi b'Imana yego Innocent subizi ndabizi pe Imana iraza yambwiye ati beshye nkwereke ibeshye nkwereke ubu ukora n'umutima mwiza mwama amafaranga mwanteba muri babiri mwanteba muri batanu ubura niyo mpamvu nashobora no kugo twijambo ry'Imana abantu bankurikira muranze ntago nshobora kugo twijambo ry'Imana cyangwa ngo twisengesho ritangira ikiganiro cyangwa risoza ikiganiro aya ntago byo bintu byambaho
ariko hari umuntu uzampa imodoka. Uwo muntu rero niba ashaka kugira imodoka nyinshi afite amafaranga nampeze iyo modoka yanjye. Urumva komeza tubwira abakirisi w'uyu munsi. Umukristo w'uyu munsi twamaze kuvuga ko atagira ishari, asenge nkawe ntasenge nk'undi muntu ngo kubera ko nyirakana kayabikoze ngo nawe agiye kubikora, ahubwo agendana natwe. Kuko Imana yatubwira ngo uyu munsi uri kugabanyukirwa, senga. Ni nk'inyota nyine umuntu agira, umukristo agira nk'inyota. Kuko Imana yakubwira ngo rero senga kuko imbere ntago bimeze neza. Senga dore. Yego, ejo ntago bimeze neza. Iyo umuntu adafite mwuka w'Imana we icyo yikorera ibyo gusenga bitera umugongo. Asenga ari uko bamutumiye ahantu runaka, agasenga ari uko bamuhamagaye ngo wadusengera, agasoma ijambo ry'Imana ari uko ageze muri groupe. Wenda hari ikintu kitomaze kubona ku bantu cyane nk'abakozi b'Imana. Iyo umukozi w'Imana bamukunze bakamweka ko bamwishishikariye, icyo gikundo kimwongera sitani yo kwiyemera, cyongera abadayimoni. Iyo umuntu ambwiye, iyo mbonye abantu benshi bari kunyandikira bari kumpamagara, nibicegiye ubugeze cyo guca bugufi, umva mbita nikubita hasi nca bugufi, noneho nkahita nsenga amasengesho menshi, kuko buriya mba ngeze mu kigero Satani ashaka ari kumporahoza, ashaka gukubita ahantu rimwe ntazongera kubyuka. Icyo gihe mbita nongera amasengesho, nkasenga kavuga ngo Mana nkomereza amaboko, rinda umubiri n'ubugingo bwanjye, komeze kumereza imbaraga zo kurushaho kujya gute, zo kurushaho gusenga Imana. Yego. Ngo mukise w'uyu munsi agomeze yitware gutyo. Inosa ni ikibazo kimwe ngiye kukubaza wihanga. Nta kibazo. Oya nta kibazo ngiye mbaza, nta kibazo. Ubona impamvu abantu benshi, iki kibazo nanjye nyiganiraho kenshi, abantu impamvu mu kino kintu ngigarukaho nuko kiri mu bintu bituma ibintu byacu bisubizwa. Abantu benshi bagiye batakaza Imana icyizere. Iki kibazo iyo nkigarutseho ngikaruka kenshi mu biganiro, suko mbanywe kandi bine nagana n'abantu. Ayi ikintu mangendereye. Niba kino kintu cyumvise rimwe kabiri gatatu kino kintu nkivuga, kubera iki utagitekerezaho? Nukubera iki abantu batakaje Imana icyizere? Bibiliya irambwira ngo nubwo abantu baba batarabo kwizerwa, Imana yo niyo kwizerwa. Ariko impamvu abantu batakaje Imana icyizere, mwuka w'Imana muri bo yarigendeye. Kuko umuntu ufite mwuka w'Imana muri we ntagatekeriza Imana icyizere, ahubwo ahereza Imana icyizere, kuko mwuka w'Imana akubwira ko byose bishoboka ku Mana. Ariko mwuka w'Imana iyo amaze kugenda, umuntu ahita atakariza Imana icyizere. Rero uko byagenda kose, ubu David mfite ibyiringiro n'ibyishimo nk'ibyo umuntu ufite miliyari kuri konti, nk'ibyo umuntu ufite miliyari 10 kuri konti. Mwuka w'Imana nyemeza ko, akambwira ko ejo hanjye ari heza cyane kuruta ahangaha ndi. Rero mwuka w'Imana ntabwo atwereka ibingibi bigaragara, atwereka ko ibingibi bigaragara tuzabibona ndetse bikadusaguka. Aho mwuka w'Imana tubwira ngo twe dusenga dusabe kubana neza n'Imana. Mwuka w'Imana kubwira ibyejo. Yego. Nturebe mu ishusho y'uyu munsi. Ntabwo ndeba mu ishusho y'uyu munsi. Rero impamvu abantu ari gutera Imana icyizere, nawe niba udukurikiranye ko bateye Imana icyizere, mwuka w'Imana yaragiye. Ongera senga kubita amavi hasi, ubwira Imana ikugarukeho. Kandi nimara kukugarukaho, urongera ugira Imana icyizere, usenge utari kuyituka uranzi cyangwa ntago nzurandeba cyangwa ntago ndeba. Abandi ndasenga bagasubizwa ngo wowe wundi urampora iki? Kuki abandi ureba aho abandi bageze? Ariko Imana arukundi guha kudepasa, ikaba yagukorera akantu kamwe gusa, izose zari imbere yawe. Bivuze ngo yagukora ikintu kimwe gusa cyonyine gusa. Abantu bamaze imyaka 10 bakora umunsi umwe, iki Imana yagukorera abantu bamaze ukaba nk'umuntu umaze imyaka 50. Bagize ngo uyu muntu ugiye kuzampa imodoka yanjye, nta imodoka sinzaba ndepashe abandi bose twaherera rimwe dukora batarazigura. None se badepashe barazi. None se nyine Yesu uzagira agenda, uragenda tugiye kuri tere gukora, ukavuga ati Innocent ngwino dukore ibiganiro, kanze nkurebe dufate dukore ibiganiro, tugiye kujya hirya ukajya kureba abakozi b'Imana. Nuko mugendagendaga n'ingenye ngiye gusaba abakozi b'Imana turabasigaye isengesho cyane nkubitamo nka batatu. So David Imana yacu inzira ikayama ngiye nkahita nyikugurira. Kandi Imana ibireye mu ijuru. Ntago nzo umuntu wari we wasanga ari wowe. Nukuri Imana mu ijuru nizicenje nzayikugurira. David I promise. Nukuri. Inosa Imana ishimwe ko twaganiriye, ariko nanone ku bantu badukurikira katuje mu ijambo ry'Imana, kugira ngo tutaza kubakereza cyane. Twaganiriye na Inosa ibintu byinshi, ariko ntago turibuze gutina mu ijambo ry'Imana. Inosa mu byukora abantu badukurikiye twabujije imirimo yabo barimo gukora muri aya masaha, abantu bakiri mu kazi muri aya masaha, abantu bakeneye kuryamisha abana nabo bakurikiraga ijambo ry'Imana, shaka so bakurikiraga ikiganiro cyacu kugira ngo basubizwe ibyiringiro. Muri aya masaha hari abakozi bo mu rugo bagomba gukora imirimo yabo yo mu rugo ngo bakomeze, twabujije babaye baparitse. Impamvu mvuga bino bintu nuko umuntu umwe yambwiye ati David, iyi kiganiro cyawe gisohotse nta kindi kintu nongera gukora ikiganiro gisohotse. Ujye tubabara rero udushyira amasaha ngenderwaho, uzajye usiraho ibiganiro ngo twarangije akazi. Ariko naje kureba ibyo bintu
nsanga ntibyashoboka hari igihe imirimo yabuze n'iki ni ukwihangana ahubwo wakibona ukareba ukuntu wirwanaho byose ukabifatanya wakora akazi kawe ukurikira ijambo ry'Imana watwara imodoka uri kumva ijambo ry'Imana nta kibazo wagira uti nta kibazo uko wabishaka rwose bizajya bigenda gutyo gusa byo ngo saba ni kimwe izere wihane nusoza kwihana ukurikira ijambo ry'Imana umukozi w'Imana Innocent ntabiza ari ubundi buzima uri bwongeye kwakira bushya ndabizi hari indi mbaraga y'Imana urongera kumva bundi bushyashya Innocent tusiganye nk'iminota nk'itanu nuko kw'Imana ni 5 pe kamaze nkoresha umunota umwe hasigara ine yego nurangiza tubwijambo ry'Imana kubwira ibindi bintu turi buze gukora yego Uwiteka ndarindiriye icyo wambwiye kizasohora mfite ibihamya mfite ibimenyetso n'ibihamya binyemeza kuzangirira neza Uwiteka ndarindiriye icyo wambwiye kizasohora mfite ibihamya bimenyetso n'ibihamya binyemeza kuzangirira neza Imana cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Baroma ibice 8 kuhera kuri 18 kujya kuri 19 biravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugireranwa n'ubwiza tuzahishurirwa kuko ndetse n'ibyaremwe byose yo ni 19 bitegereza gutegerezanya amatsiko guhishurirwa kw'abana b'Imana twakineza ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane maze kumenya yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa uyu munsi birashoboka ko ndi kubabara terasi enema nkaba ndi guca mu bintu bigoranye nkaba ndi guca mu bintu bidasobanutse nkaba ndi guca mu bintu bibabaje nkaba ndi guca mu bintu biririje ariko ubwiza tuzahishurirwa biri diferanse n'ubuzima turimo ubu ngubu turi gucamo uyu munsi wa none maze kumenya neza ibyo ndi kunyuramo maze kumenya neza ibyo ndi gucamo biranyemeza yuko ntabwo twabigereranya n'ubwiza tuzabona hanyuma y'ubu buzima kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi ubuzima tuzajyamo ni bwiza buruta ubu ngubu turimo ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana iri jambo risoma mu Baroma 8:19 mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzabona uyu munsi uri kubabara usenga ugatuka usenga ugatotezwa usenga ndetse ugaca mu bintu bishaririye kandi usenga Imana maze kumenya neza imibabaro y'iki gihe tugirimo idakwiriye kugereranwa la topasibe enema lave edra n'ubwiza tuzabona hanyuma y'ubu idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzabona tuzinjiramo ngo ndetse ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko yo guhishurirwa Imana ishimwe cyane kugaruka k'Umwami Imana ukazaba ameze Imana ishimwe nshuti z'Imana imibabaro uri gucamo ntabwo wayigereranya n'ibyo tuzabona ibyo uri kubona bidasanzwe ntabwo wabigereranya uyu munsi wabura mama wabura papa wabura akazi ariko iyo mibabaro ntabwo yagereranwa n'ubwiza tuzaba twaramaze kugeramo ndashima Imana yuko imibabaro yacu izayivunja ndashima Imana byose izabivunja tukazanezerwa mu buryo budasanzwe imibabaro ducamo ibyo turi kubona by'ibihanda muri uru rugendo Imana izaduha ibyishimo bidasanzwe Imana izaduha umunezero udasanzwe kandi Imana izatwishimisha ibyishimo birenze ibyo twababaye Imana ishimwe ngo ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko no guhishurirwa ubwiza tuzagira hakurya haleluya Imana ishimwe icyamukagereye amatsiko ukomeze ugira amatsiko wishimye unezerewe cyane kandi umuntu agira amatsiko y'ibyo yitegura kubona umuntu agira amatsiko y'ibyo yitegura gusatira umuntu agira amatsiko y'ibyo afite yabitse natwe turafite amatsiko y'umwami twakoreye turafite amatsiko yo kuzinjira muri bwa bwami muri ya gakondo turumva tuyinyotewe ndetse turumva tuyinezerewe umuntu udafite amatsiko ni wa wundi uvuga ngo utarakoze iby'Imana ishaka ariko muntu usenga unezerewe iyo yumvisha iby'Imana aravuga ngo nkumbuye gakondo yo mu ijuru ndakumbuye ba Aburahamu ndakumbuye ba Mose ndakumbuye ba Dawidi ndakumbuye ba Yeremiya ndakumbuye ba Yesaya ndakumbuye ba Dawidi ndakumbuye ba Matayo ndakumbuye bose agakumbura bati ndakumbuye nande Mana guhumugisha cyane rero imibabaro gucamo ndikuriye kugereranwa uyu munsi wa none humura uri umunyamugisha uri uwo kwizerwa uri uw'ibyishimo
ibyishimo, ntabwo uri uwo kubabara. Imana iguha umugisha uyu munsi, ibyo wacagamo byose humura, Yesu ari kumwe nawe kandi Yesu aragufite. Ntiwongere gutakariza Imana icyizere, girira Imana icyizere. Ibyo uri gucoma ntukabigiranye, ahubwo Imana igiye gukora ibintu biremereye bidasanzwe. Imana ibamugisha, Imana ihaze kwifuza ko imitima yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Ibyunyura mu biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibiruhijeho, ntibigatume nguteshuka ngureka Imana. Mana idahemuka jya uyizera, yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibi n'ibiruhije, kuko isezerano ryayo naho ryaritera ntabwo rizahera, ujye uyizera. Cyangwa umuntu utakaza mesaje yamaze kumvikana. Mesaje kugira ute? Yumvikana. Nubwo isezerano ryayo ryatinda ntabwo rijya rihera, ntirizahera pe. Ni ukuri. Kwigisha ijambo ryiza nticuza impamvu nagwaye iminota 5 ariko ni igihe sinzi ariko nanjye mfashwa nkamva nk'iminota 5 numva ko nari muze gufashwa kuko ntago mba numvise ikintu wateguye mwumva ijambo rirangiye vuba nakomeza nkaryumva. Ntekereza ko n'abantu baba badukurikiye ari gihe rimwe banyishyuza ariko ngo David ngo biriya biganiro ushyira ujye bireka twimure ijambo ry'Imana, ariko buri wese afashwe. Nabyo ni ngombwa, ni ngombwa ibiganiro ko bigomba gukurikira. Abantu bajya bimbwira nkavuga ati ariko nyamurika. Nosa ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe duhaye, cyane cyane gufata time yawe ukaza ukatubwiriza. Ndagushimiye Nosa. Wenda hari n'igihe nyashimira n'abantu baba badukurikiye, urebye mu ruhande rumwe biba ari ingenzi kuri bo, ni inyungu kuri bo, ariko nanone turabashima kuba bemeye kugaruka ku bwami bw'Imana. Tuba twagize ute, twavuze mu kanwa k'Imana horamo amagambo meza, nta gihe havamo amagambo mabi. Niyo mpamvu tuba tugomba kubashimira, sibyo Inosa? Yego, ni ukuri. Hanyuma rero nk'uko twe twabivuze ko turaza gusigana nimero y'umukozi w'Imana Inosa, nizeye ko abantu baguhamagara, ko ntekereza ko ikiganiro dukoze uyu munsi kiri buze gutuma abantu benshi baza kuguhamagara, bitewe n'ikirere urimo cy'iminsi 21 uri mu masengesho, wiyiriza, utarya, utanywa, uri mu mavuta mashya. Ntekereza ko abantu baza kuguhamagara ari benshi. N'ubundi uri mu mavuta mashya, amavuta meza, ariko uyu munsi ho n'ukuntu nakubonye ukuntu wagaragaraga, byagaragaraga ko neza y'Imana ikuriho. Nosa, tubwiye nimero yawe, hanyuma abantu mudukurikiye, niba udafite uburyo wahita uyandika nimero ye, reba ahantu ubu yanditse, ufate n'agakamu yandike kugira ngo nuza gusoza kumva ikiganiro cyacu wongere usubire mujye guhamagara umukozi w'Imana. Mwitegure. Nimero yawe ni Inosa? Nimero yanjye ni 0788 25 40 10 agateranyo 250 788 25 40 10. Mane bamugisha. Nose iyi nimero ivuge neza, kuko nizeye ko abantu batari buze kuyumva ubu ngubu. Agateranyo baba gucikanwa. Yego. 250. Yego. 7 8 8 25 40 10. Yego. Hanyuma rero tugeze mu kanya keza, kanya ko gusengera ibyifuzo bigiye bitandukanye. Muntu dukurikiye, ni ufite icyifuzo kigiye gitandukanye, ni ubona hari iby'Imana itarakora kandi ukabashaka ibikora, ni ubona ubuzima bwawe bwararangiye, nta kintu cyerekezo ubona bwararangiye burundu, nta kizere ufite, aka kanya tugeze mu kanya ko gusengera ibyifuzo byose ufite. Ni ubona ufite ikibazo cya minerva cy'abana bagiye kujya ku ishejo bundi, ukabona mwana wawe yatsinze kandi nta mafaranga urabona, izera Imana. Imana niyo ifite ububasha kandi umwana ntago azareka kwiga. Nose wamenye ko abana baratsinze benshi cyane. Baratsinze. Abana baratsinze, bagiye kujya ku mashuri. Hari ababyeyi bamwe bari kuvuga ati ureko ni sare hatari. Hari umubyeyi urumva ufite amafaranga, ariko abana be bagize ute? Ntibatsinze. Hari undi udafite iki? Amafaranga. Abana be baratsinze. Isi nuko iteye. Kandi abo bantu bose tugomba kubasengera. Uyu ufite amafaranga ariko abana be ntibatsinde, akwiye kubona isengesho. Niba watsindishije abana ariko akabura amafaranga, nakwiye kubona isengesho. Isi irasekeje. Isi nta kigenda. Ndasa ni karibu n'isengesho dusengera abo bantu. Yego. Kadusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ndasenze mwami uhereze umugisha umuntu wese watangiye ikiganiro mpaka gisoje.
hereza umugisha buri umwe wese ufite ishaka n'inyota byo gukiranuka kandi utsinzwe n'ijambo ryawe umuhe umugisha umwe gukomera. Ndasengera abana bagiye kujya ku ishuri, bana batsinze bakomeza gutsinda mu mashuri, bana batagize amahirwe yo gutsinda nabo mwami ubahereze imbaraga zo gutsinda. Satani n'abadayimoni bivanze mu byabo batsindwe. Uyu munsi abanyeshuri ababyeyi benshi ntago bafite ubushobozi bwo ko bana babo bajya ku ishuri, hari abafite amadeni, hari abarafata amakredi, hari abafata agira gute na gute. Mwami ndakwinginze ngo utange ubushobozi, mwami ndakwinginze ngo utange imbaraga, mwami ndakwinginze ngo ukore iby'imbaraga. De besiva l'entrée de mando shi ebala hande mahiro vuhom la halo shama. Ntabwo nabura gusengera mwami abantu bagojwe n'uburwayi, abantu bagojwe n'ibihe bitari byiza, abantu bagojwe n'ubukene, abantu bagojwe mwami no kubura amahoro, abantu bagojwe no kubura ibyishimo by'abo bashatse, abantu bagojwe no kubura ibyishimo mu kazi, abantu bagojwe no guhomba. La bosive l'entrée de manda, abantu bagojwe n'ubushomeri, abantu bagojwe n'ubukene, aho bitari kugenda neza. Ndasenze ngo bigende neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka imbaraga z'Imana zibazeho, zikora iby'imbaraga, bafite ishaka n'inyota byo kwakira agakiza. Reka ukabereze ku buntu kuri Imana igatanga. Abo bitameze neza bize kugenda neza. Turasenze mu kwizera unyuranye ibihe mwami, uko twinjiye mu kwezi kwa 9 kudasanzwe. Reka kuba ukwezi kudasanzwe kuri mwe wese, yaba asenga yaba adasenga, udasenga umwe kukwizera no kukwiringira abasha guhinduka kumenye me antope la sila high demand and home and eva. Turasenze kugira ngo buri wese abone gukora kwawe. Ngaho rero gira neza kandi ugire neza bose, natwe mwami twese muri rusange tugire neza. Tuzashima, tuzakomeza kuvuga imirimo n'ibitangaza kandi dukomeze kwizera tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ikiruta byose mu byo twasabye uzaduha ubugingo buhoraho, uzadoreze iherezo ryiza. Urakoze mwami, hereza umugisha Igoni Arc TV, umugisha ijwi ry'amahoro, hereza umugisha natwe twese dumugisha David Noseni ndetse n'abandi baradukurikirana bamugisha. Kandi tuzagaruke hari amashimwe muri commentaire, tuzabona amashimwe aboneka kuba watanze minervari, kuba wakoze ubukwe, kuba watanze ibyangombwa by'umugisha, kuba watanze amazu, kuba watanze amafaranga, kuba wishyura ubukode, kuba wakoze iby'imbaraga, kuba watanze amaviza, kuba watanze buri kimwe cyose. Urakoze rero, turakwiringiye ko wishyura amadeni, turakwiringiye kukoze byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Amen. Hanyuma ku bantu badukurikiye, umuntu wumva yakora umugisha ku bantu bagiye kujya ku ishuri, aze kutwandikira. Inosa yego, ndagushimiye cyane. Imana umugisha David. Uyu muntu uri buze kutwandikira ashaka gukora umugisha ku bana bagiye kujya ku ishuri, yego, tukamuhuza n'umwana akamuheza ku ishuri. No kuri twaguhuza n'abana ukaboheza ku ishuri bagiye batsinda ariko bakabura iki amafaranga. No mpamvu tuba tuzamuyisengesha. No kuri Imana, kuri amen.